uvuye mu rugo yego umukozi w'Imana pasiteri ndabona ku bintu ariko ndashaka kujya mu butayu nyine byo mu rusengero ndashaka kujya mu butayu bifashwe neza Imana irambwira ngo tujye mu butayu ariko numvaga twajyana ko twajyana mu butayu twajyana gusa ubwo twajya mu butayu gukoramo iki tujye gusenga ko Imana yambwiye ngo ndahura n'abakobwa babiri reka buriya mbi Rahira buriya rero nje n'ubundi nari mbizi ko turi buhure Imana yari yabimbwiye ibyo rero muze tujyane tujye gusenga Imana ifiteho umugambi mwinshi cyane rwose kandi ifiteho umugambi mwiza rero Imana yambwiye ngo ugiye kubona visa ujye hanze ubona akazi ko hanze gakomeye cyane ibyo Imana yarembyeho cyane mu gihe nasengaga yambwiye ibintu byinshi rwose ibyo nibyo bigomba kunjyana rero mu butayu ngewe oya wagenda ukabisengera Imana ikabimumugisha Imana iranzi isanzwe inzi kandi ibyo byose ndabizi uko nzabibona ariko si ngombwa ngo ngenge nirwa mu ishyamba ngo ngenge njya gusenga ibyise n'imbere yo buri ndasenga kandi ndafasha ndabona ufite abadayimoni oya benshi ngende ntijya gusenga ntabwo mbirimo hata wowe Imana yambwiye ngo ujye uriya mukobwa ndabona afite abadayimoni benshi Imana yambwiye ngo ugiye kubona akazi k'ibihumbi 500 ibyo pasiteri ubone n'umugabo w'umuzungu pasiteri usumba ari umuntu umeze kandi nta mugabo w'umuzungu wamubona kuko Imana abona n'akazi ka 500 cyane rwose Imana yabimbwiye kandi nta jambo kivuga ngo rihebe kubw'ibyo rero tujye mu butayu tujye gusenga dusengere cyane urambikaho n'ibiganza dusenge cyane kuko numva ko uwo mugambi ni mwiza cyane rego pasiteri ndabyemera cyane nasenge muri akazi n'umugabo tugende musengere rwose nawe uri kwibwira uriya mukobwa yitwa cyane ntabwo cyane cyane kuko wumvise ko Imana igiye gukorera ibintu byiza cyane biriya bintu abantu babibona ni bakeya rwose rero yagira impano yo gusenga rwose ibintu bigende neza cyane ko Imana iba yabimbwiye ibintu byose noneho Imana yambwiye ibintu byawe byinshi cyane niyo mpamvu nagutumiye aha ngaha ngo tujye mu butayu dusenge kugira ngo ibintu byawe bihite bisohoka vuba pasiteri wambwese muri bike byakubwiye ukambwiramo byabasi wari warota nijoro inzozi uryamye ngo wumve wakize cyane urimo uragenda mu modoka ihenze cyane wicaranye n'umuntu w'umuzungu nyine agutwaye mu modoka izo nzozi nazi hose nabonye akazi n'umugabo mwiza nibyo rero ibyo ngibyo ni Imana igenda irimo igenda isohora nyine nibyo ngibyo witegure rero witunganye dusengere byawe rwose bigende neza cyane ibintu byawe bigende neza cyane kumviriza rero musengere Imana ishobora byose uyu muntu wawe rwose umurebe ibyo wamusezeranyije kandi ibyo wanyeretse Imana ubirebe ubimugezeho byose bizasohoze kandi bizakunde bigende neza abadayimoni bose bamuvemo
umubiri wose ibyamugose byose bigende bimuvemo. Mana nziza, Mana ishobora byose, uyu mukobwa umurebe kandi umenye Mana ibyo wamusezeranije Mana ubigire neza kandi Mana uzabisohore kandi Mana ishobora byose. Imyuka mibi rwose ndayisengeye ngo imuvemo Mana nziza, Imana nziza ubirebe kandi Mana ibyo wavuze kandi Mana uzabikore, uri Mana nziza kandi itajibeshya. Imyuka mibi nimuvemo kandi Mana ibyo wavuze byose bisohoze Mana. Udakanga Imana udatuma igenda kandi ibyo Mana rero ntongere kwiyeganiza ugenderere imyuka mibi igenda imukanga uyimukuremo. Uri Imana nziza kandi ishobora byose Mana, urakomeye kandi tugatuma Imana yegera ivu. Uyu mwana wawe rwose ni umugaragu wawe, yaje aha ngaha kugira ngo ugire icyo Imana umubwira ibyo wambwiye rwose Mana ugenderere. Uri Imana nziza kandi ishobora byose Mana, akora akazi kawe Mana umugirire neza ishobora byose Mana nziza. Kugira icyo umukorera imyuka mibi ndimo nashaka kuyigukuramo. Sinziriza ahubwo Imana ishobora kurakara byose ikabikuraho. Sinziriza wowe Mana nziza rero murebe kandi uratuma Imana yivuga. Uratuma Imana yivumbura kandi Pastor wowe uratuma Imana yivumbura utume kandi uratuma Imana uratuma Imana yivumbura. Haze Pastor bagwe waje kunsengera. Uretse gusengera byose bive mu myuka mibi. Oya imyuka mibi uratuma imyuka mibi. Oya Ariko sha uri mu bicyano hano hasi hagicyenze cyari kigufasha ku ngufu. Genda umukozi w'Imana. Byagenze gute sisi? kirantanye ngo tuje dore Bibiliya ngiye umukozi w'Imana. cyo cyane cyanje mbere kumfata ko Nuko nuko muzajya mwitwaza Imana mukaza gufata abana b'abakobwa mu ishyamba. Hari imyuka mibi yari murimo ndimo mukuramo. Imyuka mibi turi mu butayu kandi imyuka mibi sha niko mwari muri mu biki? nende kumusengera. Wari ukumusengera niko byari bimeze. yambwiye ngaze kunsengera arangije agarumika hangagiye kumfata ko Nuko muzajya mwirwa mubeshya. Nuko muzajya mwirwa mubeshya. mu gitaka iluminata amadini y'inzadukaranduka umupeduwite kanyangurunuka amagambo bihinduye amagone barizirika amagone bihinduye amagambo biracika bimwe mu bimenyetso by'imperuka ibuka Sodoma na Gomora Imana irahatwika ndakebuka amabone imwe bafitanye nzika abaherwe ntibanyurwa nta kuduhugana kugoheka ubutunzi bwo ku isi ubwo amashuka abandi mu maganya b'abakene ntibabibuka dukena ko bafitapinda nta buzima buhari niryo duhiga abari mu bikoresho barihima tukabasiga tubya urunuka tugakora n'imbaraga ndabacira amarenga muri iki kibuga barariye barahaga baramoga bariroga sinkangwa n'imiyaga cyangwa si ibyo bavuga ubu nkoze muri twiga yemora na swaga abajya mu mazi batazi koga ntibajye kwiga niga